Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho urereye hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Nanone reka tubonereho kuguha ikaze muri aya makuru, ni amakuru amaze iminsi agarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ni umuhango wo gushyingura umukecuru waje kwicwa urw'agashinyaguro mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi, aho uyu mukecuru rero yaje kwicwa urw'agashinyaguro ndetse akaba yarishwe nabi cyane nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho, aho yaciwe umutwe ndetse igihimba cye bakaza kugishyingura mu kimoteri ndetse umutwe we ukaza kuburirwa irengero. Uyu mukecuru rero akaba yaje gushyingurwa kuri uyu munsi wa kane tariki ya 21 Ugushyingo umwaka wa 2024. Mu ishyingurwa rye hari byinshi byagarutsweho ndetse hari n'andi makuru mashya yaje kuba yamenyekana, tugiye kuza kugarukaho muri aya makuru ya none, ndetse turibuze kugaruka no ku byo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwaje kuba rwatangaza ku rupfu rw'uyu mukecuru. Abantu benshi rero bakaba bakomeje kugenda babazwa n'ibyakorewe uyu mukecuru. Nk'uko rero amakuru yakomeje kubigarukwaho, abaturanyi, abavandimwe, inshuti n'umuryango wa nyakwigendera Nduwamungu Pauline uheruka kwicwa urw'agashinyaguro bamusezeyeho bwa nyuma mu rugo rwe mu murenge wa Rukumberi w'akarere ka Ngoma. Imihango yo gusezera bwa nyuma no gushyingura nyakwigendera yabaye kuri uyu wa kane tariki ya 21 nk'uko twari tubigarutseho Ugushyingo umwaka w'ibihumbi 2024. Mbere yuko rero tugaruka kuri aya makuru ku buryo burambuye ku muhango wo kumushyingura waje kuba wagera ndetse n'amakuru mashya yaje kuba yatangarizwa muri uko kumushyingura, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu bambere. Inkuru zacu ujye zikurikirana 5 kuri 5, kurasha cyangwa se partage aya makuru uyasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikintu wibagirwe ko like ujya hasi no muri comment usiga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime ndetse n'ibintu byo bineye kugira ngo tubone uburyo twasora tujye twizana amakuru acukumburana mu buhanga, amakuru acukumburana mu bushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Nk'uhayika tuhatinze rero, reka twanzikire kuri aya makuru y'ishyingurwa ry'uyu mukecuru muri kano karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi waje kwicwa urw'agashinyaguro, aho benshi rero byabakoze ku mitima, intimba ikaba yuzuye imitima ya benshi bitewe n'uburyo uyu mukecuru yaje kuba yakwicwa urw'agashinyaguro. RIB yivuga ko mu baje gushyingura nyakwigendera harimo inshuti z'umuryango, abaturage, abayobozi mu nzego zitandukanye n'abashinzwe umutekano nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Nduwamungu Pauline yishwe tariki ya 14 Ugushyingo umwaka w'ibihumbi 2024, ubwo umwe mu bakekwaho urupfu rwe yabwiye inzego z'iperereza ko yamuciye umutwe kugira ngo atazamenyekana. Benshi rero bakaba bari barakomeje kugenda bibaza impamvu ukekwaho kwica uyu mukecuru nk'uko nawe yabyiyemereye yaje kuba yamuca umutwe. Bikaba byari byaratiye abantu benshi urujijo bibaza impamvu yamwishe urw'agashinyaguro ndetse akamuca umutwe, aho batangaje ko impamvu yamuciye umutwe ngo ari uko yarimo arasibanganya ibimenyetso kugira ngo batazajya kumupima ngo babe bamenya uwaje gukora ayo mahano. Akaba ariyo mpamvu rero ngo yaje gufata umwanzuro wo kumuca umutwe nk'uko byagiye bigarukwaho. Kugeza ubu ntiharamenyekana impamvu ihishe nyuma y'urupfu rw'uyu mukecuru Nduwamungu Pauline, gusa
gusa cyakora batuye Rukumberi bavuga ko yigeze kujya aterwa ubwoba akohererezwa ubutumwa budasinye bumubwira ko azicwa, bikaba bikekwa ko yishwe kuko yarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ayo akaba ari amwe mu makuru mashya rero yaje kuba yava mu baturanye bari baturanye n'uyu mukecuru muri uyu murenge wa Rukumberi muri kano karere ka Ngoma. Dr Murangira Bitiri, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, aherutse kubwira itangazamakuru ko urwo rwego rutakwemeza cyangwa ngo ruhakane ko Nduwamungu w'imyaka 66 y'amavuko atazize ingengabitekerezo ya jenoside. Nk'uko rero byakomeje kugenda bigarukwaho, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukaba rwakomeje kugira icyo rutangaza. Nk'uko rero byakomeje kugenda bigarukwaho, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwavuze ko umusore ukekwaho kwica umubyeyi witwa Nduwamungu Pauline wo mu karere ka Ngoma i Rukumberi yaje kugaragaza aho yari yahishe umutwe wa nyakwigendera, ndetse aza no gusobanura cyatumye amwica muri ubwo buryo, dore ko benshi byaje kubatera impungenge. Dr Murangira Bitiri, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, yabwiye RBA ko witwa Nziza yemeye ko ari we wishe Nduwamungu Pauline w'imyaka 66 y'amavuko. Uyu Nziza yeretse ubuyobozi aho yahishe umutwe wa nyakwigendera, nguriya ukekwaho kwica nyakwigendera yabwiye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ko ngo yamuciye umutwe kubera ko muri filimi yumvise bavuga ko iyo wishe umuntu umureba mu maso, cyangwa se iyo wishe umuntu umureba mu maso, ngo ifoto yawe isigara mu maso ye, bityo iperereza rikaba ryagufata ubwo umurambo we waba ugaragaye ukajya gupimwa. RIB ivuga ko igisigaye ari ukumenya impamvu uriya muntu yamwishe. RIB ikaba ivuga ko rero itakwemeza cyangwa ngo ihakane ko uriya muntu yishwe kubera ko yacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, ariko gusa amakuru akaba avuga ko ariyo ntandaro y'urupfu rwe. Dr Murangira yagize ati iperereza rizagaragaza niba aricyo yazize cyangwa yarishwe ku zindi mpamvu. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ku bufatanye na polisi bakaba barataye muri yombi uriya ukekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera Nduwamungu Pauline wari utuye Rukumberi mu karere ka Ngoma, wishwe aciwe umutwe nk'uko twagiye tubigarukaho mu nkuru zacu. Nduwamungu Pauline yishwe tariki ya 14 Ugushyingo umwaka wa 2024. Abamwishe bamusanze iwe mu rugo nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho. Mwibazwa uwitwa Nziza mwene Ntihabose Theogene yaje kwemera ko ari we wamwishe, ndetse ajya no kwerekana aho yari yahishe umutwe wa Nduwamungu Pauline. Bikekwa ko uriya musore haba hari abandi bantu bamufashije muri kiriya gikorwa cya kinyamaswa. RIB yihanganishije umuryango wa Nduwamungu Pauline washyinguwe kuri uyu munsi tariki ya 21 Ugushyingo umwaka wa 2024, wizeza ko abagize uruhare mu rupfu rwe bazagezwa imbere y'ubutabera bagahanwa nk'uko amategeko abiteganya. Nguko ngayo rero amakuru yari yakomeje kugenda agarukwaho cyane mu ishyingurwa ry'uyu mukecuru waje kwicwa urw'agashinyaguro aciwe umutwe. Natwe rero twari tuje kugira ngo tugwe update z'amakuru yaje kuba yamenyekana, amakuru mashyashya mu ishyingurwa ry'uyu mukecuru. Niba ubwa mbere ubanye natwe rero kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe kanda kunzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere, inkuru zacu ujye uzikurikirana 5 kuri 5. Kora share cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi wibagirwe ko like ujya hasi no muri comment usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishimire ndetse n'ibindi nabyo binenge, kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa mu buhanga, amakuru acukumburanwa mu bushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.